uwo mugiye kubana n'inzungu Gadi kadufatanyiriza hamwe kuririmba indirimbo y'131 iravuga ngo ndusheho gusa nawe. Aho niba urushye uhagarare n'ubushihanika benshi cyane bari kure, rero tubane mu bitekerezo no mu migambi. Ndusheho gusa nawe Yesu mukiza wanjye, nyuzuza ubugwaneza urukundo ruhebuje. Ndusheho kumera nkawe aho ngenda hose, mwami ndiyoroheje rwose, mwami njye ngukurikiza. Nibirinde cyanira ikamenya n'igishwi, sinshidikanya rwose nanjye ihora inyitayeho. Izanyigisha kwitonda, imbabarira amafuti, ndiyoroheje rwose, mwami njye ngukurikiza. Ndusheho gusa nawe, ndusheho uko bukeye, nyigiza hafi yawe aho amahoro adashira. Uhora umpindura mushya kubw'urukundo ngirira, ndiyoroheje rwose, mwami njye ngukurikiza. Turagushimye data wa twese, uburinzi bwawe butangaje bubanye natwe. Dufite amahirwe yo gukomeza kubaho no guhumeka kuri benshi. Uyu munsi turawufite, turiho n'abacu bariho. Izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Tumaze kwiga, tugiye kwiga, uduhe kumva no gusobanukirwa, uduhe guhitamo neza mu gihe nk'iki. Buri wese aherere mu byiza n'ibyamugirira neza, n'ibyabera abandi umugisha. Tubishimire izina ryawe, byona bikwiriye ubiduhere mu izina rya Yesu. Amen. Insanganyamatsiko dufite uyu munsi ni ijambo ritubwira ngo kwirinda ibisindisha. Muri Bibiliya hakunda kuvuga ibisindisha by'uburyo bwinshi, kandi abantu ku isi nabo bazi byinshi ariko by'ubwoko bumwe, ariko Bibiliya ikavuga amoko anyuranye y'ibisindisha. Rero Bibiliya iyo ikomeje kuvuga itanga inama nyinshi cyane, nko muri Petero ya mbere igice cya 4:7 havuga amagambo akurikira. Nshaka ko tugerageza gukurikirana twese, kandi buri wese akayibera umwarimu kandi akibera n'umunyeshuri, kugira ngo nibura ugire aho wandika ibyagufasha muri ubu buzima. Haranditse hagira hati iherezo rya byose riri bugufi, nuko rero mugire ubwenge, mwirinde ibisindisha, mubone uko mugira umwete wo gusenga. Buriya Bibiliya iyo ivuga mu ncamake yayo ikigira amagambo ihina ku buryo abayumva neza n'abasobanukiwe. Iherezo rya byose riri bugufi, none nuko nimugira ubwenge. Ubwo kumva ko guhangana n'iherezo bisaba ko umuntu agira ubwenge, ariko umaze kugira ubwenge akirinda ibisindisha. Ibisindisha hariya bikoreshwa mu mvugo y'ubwinshi, ni pluriel ku babyumva. Noneho mubone uko mugira umwete wo gusenga. Ubwo bivuze neza ngo udafite ubwenge kandi usinda ntabwo yamenya gusenga. Ubwo gusenga guterwa no kumuntu afite ubwenge, kugira ngo umenye amakeneye, kandi nawe maso yarebye ko ari hezo rya byose riri bugufi, no kongera kureba ko hariho amoko menshi y'ibisindisha. Ntabwo ndi bubitindeho.
inzoga zirasindisha, amaganya arasindisha, inyigisho z'ibinyoma zirasindisha, politike mbi zirasindisha, ubwibone burasindisha, umutetso n'ubunebwe birasindisha, n'uburezi bubi burasindisha. Ibyo ni ibintu birindwi bishobora gusindisha umuntu akanywa akagaragara nk'uwanyoye, maze Bibiliya ikongera. Niyo mpamvu uvuze ngo mube maso mwirinde ibisindisha. Ubwinshi bavuze ngo wirinde igisindisha, ahubwo rero ngo wirinde ibisindisha, kimwe muri biriya byagusindisha. Rero ku bw'ibyo reka twumve niba biri hari ikindi yabivugaho. Muri Yesaya 29 umurongo waho wa 9 haranze ngo nimube muretse mutangare, muhumirize amaso mube impumyi, basinze batanyoye, baradandabirana batanyoye igisindisho. Ubwo ni ukwereka neza ko hariho ibindi byatuma umuntu asinda akadandabirana kandi atanyoye igisindisha. Noneho ukurikiranye henshi inzoga z'ibinyoma zirasindisha, cyangwa se inyigisho z'ibinyoma. Ni Ibyahishuwe 14 umurongo wa 8. Burya tubonye ko hariho abanywa inzoga bagasinda, tubonye ko hariho n'abadandabirana batanyoye, ubakurikiranye neza ugasanga ntaho banyoye. Ariko inyigisho z'ibinyoma nazo zirasindisha. Ni Ibyahishuwe 14 umurongo wa 8. Marika wundi wa kabiri akurikiraho ati iraguye iraguye Babuloni, wa mudugudu ukomeye wateretse amahanga yose inzoga n'izoro ry'ubusambanyi bwabo. Babuloni baye umwenzi mukuru w'inzoga yahaza amahanga. Izo nyigisho z'ibinyoma za Babuloni nizo zishobora gutuma isi yose isinda. Noneho ku bw'ibyo, kuko atari aho nashatse no gutinda cyane, kuko ndi bujya ku nzoga zisanzwe. Inzoga zica ubwenge, inzoga zica ubuzima, inzoga zica umuco. Noneho ndagira ngo icyo nicyo kibazo gikomeye cyane, aho buri wese asabwa kumva neza. Inzoga zica ubwenge, inzoga zica ubuzima, inzoga zica umuco. Noneho ku ngingo ya kabiri twabonye ni uko hari n'amaganya n'arasindisha. Abenshi bashobora gusa naho usanga bagize stress iteye ubwoba, abandi benshi bari kuganya, abandi bari kwiheba, abandi bari kwiyahura, abandi bari mbese batongana, abandi babeshya, abandi bariganya. Nta kindi ari amaganya y'isi yabateye gusinda. Ku ngingo ya gatatu ni inyigisho z'ibinyoma zatuma uvuga bitari byo, ugakora ibitari byo, ukizera ibitari byo, ukifata ukutariko, wahombya abandi cyangwa ukihombya. Uretse hari impamvu nyinshi umuntu wizeye ibinyoma ashobora kubaho atizeye akigirira nabi. Numvishije umuntu umwe, ntabwo namubonye, yaravuze ngo mu nyigisho kwizera kwe aravuga ati nzajya mbumbura Bibiliya isomo nsohoreyeho ari ryo nubahiriza uwo munsi. Ati mvuge nti uyu munsi ndasoma igice cya kabiri ku gitabo ndi bubumbure, ni igice cya kabiri n'umurongo wa 10. Ubwo yumva ari wo mutego yihaye, ariko si ryo shingiro ryo gusoma mutaza kubyigana nk'uko yabibwiranije. Maze abumbuye Bibiliya asanga ahantu handitswe ngo aho yari yihaye ku ntego havuze ngo aragenda ariyahura. Ibyo ni Yuda wagiye kwiyahura. Ubwo yari abisanze muri Bibiliya, arongera bumbura ha kabiri ko yari yihaye 20. Asoma aho Yesu yaganiriye na wa musore, amubwiye ati genda nawe ugenze utyo, nawe arasoma ngo genda ugenze utyo. Niba Bibiliya ivuze ngo genda wiyahure, kandi kongera Bibiliya akaba ivuze ngo genda ugenze utyo, byose yari abikuye muri Bibiliya, ariko ari ukwizera ibinyoma. Arangiza ubwo yaragiye ariyahura, kandi ubwo yari abitegetswe na Bibiliya. Niyo mpamvu buri gihe no kwiga uba ugomba kwitonda cyane, kugira ngo utazagenda aho uganira n'umuntu mwaganira gato cyane avuga ati reka dabakurikiza amategeko burya nibivume. Ubwo abisomye muri Galatiya, ariko ntarakamenya ngo icyo kivume kivuze iki, kandi itegeko ryo akwarizwa umuntu akaba ikivume nirihe. Apfuye gusoma gusa niko bamwigishije gusa ngo wumve ubahiriza amategeko ni ikivume. Ntamenye neza ko muri ubu buzima haba amategeko. Hari amategeko yo kwicara, hari amategeko yo guhaguruka, hari amategeko yo kugenda, hari amategeko yo kunywa, hari amategeko yo kurya, hari amategeko yo kuryama, hari amategeko yo kwambara, hari amategeko yo guhinga, hari amategeko yo kuvoma, hari amategeko yo kumesa. Nta kintu kiri ku isi kitagira amategeko. Ku bw'ibyo rero uvuze ko umuntu wese uzayagendera hazaba ari ikivume, ubwo waba warangaye ubwenge bwawe ari bugufi. Inyigisho z'ibinyoma nazo zirasindisha. Noneho ku ngingo ya 4, politike mbi zirasindisha. Buriya ku isi hariho icyo bita politike. Rero igihe cyose umaze kubaka imyumvire, imikorere n'imigambi mibi mu bwenge bwawe,
ukumva ko byanze bikunze ibyiza bizaba ibyawe gusa, amahirwe yose azaba ayawe, ingamba zose zivugwa nziza zaba izawe, ibizashimwa ari ibyawe gusa. Amaherezo ntabwo mvuze politike zose gusa, ahubwo no mu buzima busanzwe abantu bajya bagira ibyo bita plan na tacte et méthode, ibyo bita ni igenamigambi, bakagira n'imikorere n'ubugiro. Yarangiza umuntu akabaho ibyo akora, babyita politiki. Yarangiza kubw'ibyo rero hatagira umuntu ujya muri politike agambiriye kujya kurwana n'abandi gusa, ahubwo hariho icyerekezo cyo kumenya neza ko iyo upanze ibintu nabi. Uvuze umugabo umwe ngo yabwiye umugore, aramubwira ati rero igihe uzajya ubona nacecetse ntari kuvuga ntukajye umvugisha. Nuko ubwo arabyubahiriza. Noneho umugabo aba ari bufate indege, aba ari bugende avuga isaha indege iri buhagurukireho n'igihe agomba guhagurukira arabivuga. Nuko birangije ya saha agomba guhagurukira ngo ajye ku kibuga cy'indege ategereze, aba ari isaha asinziriye. Uwo ari kumukangura yari wa wundi bashakanye, ariko bashakanye yaramubwiye ati igihe cyose uri kubona nacecetse ntukajye umvugisha. Arangiza yaramuretse rero, yubahiriza itegeko yamuhaye. Noneho bya bitotsi bye biramujyana. Birangije igihe cyo kujya ati akangutse asanga reka indege yaragiye kera. Nuko ati kubera utakanguye ati iteko wampaye ni uguhenga utavuze singukore, ntakuretse rero kuko ntabwo nari kurenza. Ubwo hari igihe umuntu yiha amategeko bikaba ubwawe wigiriye nabi. Ku ngingo ya 5 ni ubwibone burasindisha. Ubuzima muri kureba ntacyo uri cyo, ihangane wemere. Bibiliya niko ivuze ngo niwibwira ko hari icyo uri cyo ntacyo uri cyo, ukurikira icyo wari ukwiriye kuba cyo. Niwibwira ko hariho icyo uri cyo ntacyo uri cyo. Noneho kubw'ibyo niyo mpamvu ubwibone nabwo burasindisha. Bigenda bite? Sinzobe urakoze, hari aho wayigurisha, si uburebure, hari aho wabutandika. Mbese hari ibintu wibwira ngo wowe wibwira, wisiga, witaka, irangi ry'inzu ntabwo ariyo nzu. Uba ugomba kumenya neza ko byanze bikunze, ugomba kumenya neza ko iyo umuntu asinze ubwibone nabwo aba umusinzi. Ntamenya uko yifata, aragenda akabona amaboko ntakora hasi, ibirenge rwahise rugenda acumbagira atasitaye, yarangiza arihengetse atagwaye umugongo, mbese akantu kose ukabona ko nawe mu bwenge bwe yasinze. Ku ngingo ya 6 ni umuteto n'ubunebwe, nabyo birasindisha. Nta mpamvu bagomba guteta muri iyi si muri kureba. Ejo so na nyoko barahari kandi baraguhagije, barakwambika kandi barakunezeza, ariko ntabwo uzi ko ejo bazaba bariho. Icyo ni kimwe. Umugabo arahari nibyo, afite amafaranga n'inzu, afite n'imodoka, uragenda, ariko menya neza ko hariho abandi bapfakaye mungana. Kizirikana neza ko umuteto n'ubunebwe bivemo, kuko nabyo birasindisha, n'uburezi bubi burasindisha. Rero kubw'ibyo izi ngingo zikomeye zo kumenya neza icyo nari nagendereye ni inzoga gusa, ariko kwa kwereka neza ko hariho n'abatanywa inzoga ariko basinze. Mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu, ku bantu b'abasore nibazirikane ibintu ngiye gusoma, cyane cyane by'umwihariko biramfasha gato cyane. Tumaze kumenya neza ibisabwa mu ngingo ya 4 igenga imibereho y'abasore, harimo ijambo rikomeye cyane kandi ryiza kandi ryafasha. Ingingo ya 4 igenga abasore bakuze, harimo aya magambo ngiye gusoma. Aramutse ngo, ndetse ndasoma ingingo nk'ebyiri kugira ngo nibura duse n'abarabutswe, kugira ngo tubone uko twirinda ibisindisha, kuko bisindisha byica ubwenge, bikica ubuzima, bikica n'umuco. Kuri iyi ngingo ya 3 reka ndetse nansoma ingingo 3 zikurikiranye kugira ngo mubyumve. Mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu haranditse hagira hati mu ngingo ya 2, le fondement posé pendant la jeunesse décide dans une très large mesure du succès ou de la stérilité des années qui suivront. Ati urufatiro umuntu ashyizeho mu busore nirwo rumuhitiramo icyo azaba cyo, ruzazana insinzi cyangwa se kugumbaha cyangwa se umusaruro muke mu myaka izakurikiraho. Urufatiro washyizeho mu busore hagati y'imyaka 12 kuzageza ku myaka 18, urufatiro uhashyize, niba ari ubwo kuzerera, niba ari ubwo kuryamira, niba ari ubw'ubugambo, niba ari ubwo kurya ahandi, niba ari bwa geto, niba mbese urufatiro ushyizeho aho ngaho nibwo ruhitamo ngo uzatsinda mu buzima bw'ahazaza cyangwa uzabura umusaruro w'ahazaza. Iyo ni ingingo ya 3 mu bigenga abasore. Mu ngingo ya 2 iya 3 ni iyi:
la jeunesse a pour elle les possibilités et les avantages de la vie. Mu busore niho umuntu aba afitiyemo amahirwe n'ubushobozi bw'amahirwe yo kuzabaho. Ntugapfushe ubusa ubusore. Ubusore nicyo gihe cyiza. Nk'ibindi bisanzwe. Imyaka y'uruyange, amasaka y'umugengara, ibishyimbo by'uruyange, amasaka y'umugengara yatangiye kuba icyo bita ubuhembe, ibigori byatangiye kuzana ubusagi, yarangiza urutoke rwatangiye kwana. Icyo gihe nicyo gihe cyawe cy'ubusore, iyo gipfuye ubusa ukakirangiriza mu kuryamira, mu bwibone, mu bwirasi, mu kuraragira. Ibyo byose muri urwo ruzerero buba bugupfanye ubusa. Aravuga ngo la jeunesse a pour elle les possibilités et les avantages de la vie. Mu busore niho harimo ubushobozi n'amahirwe yo kubaho. L'âge mille peut en avoir perdu plusieurs. Igihe uzaba wakuze ushobora kuzasanga warajimije umwanya munini wo kubaho. Igihe ubusore wamaze kuba mukuru, hari igihe uzaba wapfushije igihe ubusa. Bien des personnes regrettent de ne pas pouvoir retrouver ces occasions merveilleuses qu'on aurait négligées. Abantu benshi cyane bajya bicuza imyaka myinshi bapfushije ubusa. Ku ngingo rero ya 4, les jeunes doivent sonder tout d'abord aux bases physiques sur lesquelles ils vont édifier leur vie. Abasore nibajye babanza batekereze by'ibanze, babanze gutekereza ku rufatiro rw'ubuzima bazubakaho imibereho yabo. Abasore bakiri bato nibajye babanza hagati y'imyaka 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 bibaze ngo mbese ubundi ndiga bigashoboka, ndikorera bigashoboka, ndagenda bigashoboka, ndihuta bigashoboka, ndagambirira bigashoboka. Yubanza urebe urufatiro rw'ahazaza, kuko icyo gihe ubu ukiri iwanyu nibyo, ukiri mu buzima bworoshye butagira uwo gusaba no gutegeka, nibyo utagorwa n'ibikomeye. Jya ugerageza kureba neza ngo mbese urufatiro ndi kubakaho ubuzima bwanjye bw'ahazaza, igihe nzaba mfite umugore, igihe nzaba mfite umugabo, igihe nzaba mfite umwana, igihe nzaba nsaba kubaka, igihe nzaba kuzigama, igihe nzaba nsabwa gukora, igihe nzaba nsabwa gutunga, igihe nzaba nsabwa kuvuza. Ubundi koko ubu buzima nubatseho none buzandangiriza amakene. Et ne pas oublier qu'à certains moments, aba basore ntibakajya bibagirwa ko mu gihe runaka ils auront à fournir un effort spécial pour atteindre leur but, ko bizasaba imbaraga nyinshi cyane zihariye kugira ngo bazagere ku mugambi wabo. Hari aho bizasaba ko bagira umuhati, hari aho bizagusaba kudataha kare, hari aho bizagusaba gutaha bwije, hari aho bizagusaba kwikorera byinshi, hari aho bizagusaba kugenda urugendo rurerure, hari aho bizagusaba ubukonje bwinshi, hari aho bizagusaba gukora ufite inyota, hari aho bizagusaba gukora byinshi kandi ushonje udafite naho wagera ngo wihe ibyo kurya. Niyo mpamvu ngo ils auront à fournir un effort spécial pour atteindre leur but. Hari aho bizagera mu buzima bikagusaba umuhati wihariye kugira ngo ugere ku mugambi. Alors des réserves suffisantes d'énergie seront nécessaires. Icyo gihe rero ubwizigame bukenewe kandi burimo imbaraga buhagije buzaba bukenewe. D'où l'importance de posséder une forte constitution et de vivre en conséquence. Bizagusaba kugira impagarike ifite imbaraga kandi ukabaho kuko ukwiriye kubaho ufite imbaraga. C'est-à-dire d'économiser et non de gaspiller ses forces. Bigusaba rero ubwo noneho uzagusaba kuzakoresha imbaraga nyinshi, imbaraga zawe zizigame neza, we kuzisesagura. Noneho havuze ngo bageze ku ngingo ikomeye bati voici la fameuse question de l'alimentation. Noneho kugira ngo bigereho dore ko bizagenda rero mu mirire yawe. Oya nari nsimbutse gato cyane kandi gikomeye. Toutes choses étant égales, les jeunes hommes et les jeunes filles qui bénéficient de 60 heures de sommeil par semaine fera face à l'existence armée d'un système nerveux bien solide et une santé plus florissante et une personnalité plus attrayante que celui ou celle qui dort que 40 heures. Umuntu usinzira amasaha 60 mu ijoro. Umusore n'inkumi basinzira amasaha meza 60 mu ijoro bazagira amahirwe akurikira. Bwa mbere bazagira imitsi yumva ikora neza kandi ikomeye. Kabiri bazagira amagara mazima kandi atoshye. Gatatu bazagira imiterere ireshya abandi, ntibazigana ahubwo baziganwa.
niyo mpamvu ni ibintu bitatu umuntu usinzira bihagije azakuramo amahirwe atatu. Bwa mbere imitsi yumva izakora neza, kabiri azagira ubuzima butoshye, gatatu azagira imiterere ishimishije mu buzima. Ubw'ibyo rero azarusha wa wundi usinzira amasaha 40. On évitera la soirée qui empiète sur le sommeil. Abasore nk'aba bashaka gukomera batya bazirinda gutarama kubagwa nabi. Voici la fameuse question de l'alimentation. Noneho ongera urebe ikibazo kiyongereye mu gusinzira ni ukurya. Nos aliments jouent un rôle très important dans les questions de santé et de longévité. Ibyo turya bifite uruhare rukomeye cyane mu kugira amagara mazima no kurama. Hirya yo gusinzira amasaha 60, maze yarangiza ukagira imitsi yumva ikora neza, ukagira amagara atoshye, ukagira imiterere ireshya abandi cyangwa se myiza ishimishije, ukeneye no kurya neza kugira ngo ugire ikibazo cy'amagara mazima no kurama. Ils ont pris que des effets immédiats. Cyakora ntabwo bisa n'ibyihuta. Généralement les conséquences de mauvais régime alimentaire ne se font sentir qu'après plusieurs années. Hari abarya neza bigatinda kubagiraho ingaruka mbi. Bati chaque jour nous enrichissez ou nous compromettez pour votre vous enrichissez et vous compromettez votre avenir. Ahari buri munsi hari igihe ukungahaza umubiri wawe cyangwa ugahindanya hazaza hawe. Paravuga ati kubera iki rero soit en économisant vos réserves nerveuses soit à les gaspiller. Ashobora kuba buri munsi usesagura ufata neza ubwonko bwawe cyangwa ukabusesagura. Un jour vous aurez peut-être à retirer un gros chèque sur votre compte en banque. Si vous avez fait des économies d'énergie, vous irez bien, sinon vous exposez à tous les inconvénients des chèques non sans provision. Niba waririnze, niba warariye neza, niba warasinziriye neza, niba waroze neza, niba warabifashe neza, niba mbese warakoze ibisabwa byose ku buzima bwawe bwa buri munsi, ushobora kuzagera mu gihe cyo kubaka no kuba mukuru bagasanga warazigamiye ubuzima bwawe bw'ahazaza. Niba warabusesaguye, niba warataramye nta mpamvu, niba waririye nabi, niba waranyoye nabi, ushobora kuzaba nka wa wundi uzigamye ufite agakarine ka sheke ariko akagutanga sheke itazigamiwe. Hari benshi cyane bari aho ubuzima bwabo butabaguye neza. Ati niba bitabaye ibyo rero ati vous résistez à une maladie infectieuse, ushobora ni indwara y'ibyuririzi ishobora kuzakunanirwa bitewe nuko wifashe neza. Ou vous combiner suivant ce que vous aurez adopté un régime convenable, cyangwa se uzajya ufatwa n'indwara zanduza bitewe nuko wariye nabi. Voici de quoi le régime idéal se compose. Reba rero ibyo kurya byiza bigizwe n'iki? Ni ibinyamata, ni umukati wuzuye, ni imbuto, ni imboga. Soyez modéré dans l'usage des aliments qui vous plaisent et stimulent votre appétit. Jya wifata neza mu mirire y'ibyo kurya bikangura umubiri wawe ndetse kandi bigutera kuryoherwa kandi bikawukora neza. Prenez-vous le pain à des heures régulières. Imenyereze kurya ibyo kurya ku masaha yagenwe adahindagurika. Évitez de manger juste avant de vous coucher. Jya wirinda kurya ngo nurangiza kurya ujye kuryama. Ubwo ni abasore bari kubwirwa. Si vraiment vous avez besoin de quelque chose à ce moment-là, prenez un verre de jus de fruits. Niba hari akayira kagufashe cyane uzanywa umutobe. Sans charger votre estomac d'aliments solides. Irinde kujya kuryama igifu cyawo cyujuje ibyo kurya biremereye. Nguko iyi ngingo ya mbere ntabwo nyijyaho ngo nangitindeho cyane, ahubwo ndagiye kuko ingingo ari ukwirinda ibisindisha. Ubwo rero twari guteganyiriza ubuzima. Reka tujye ku ngingo ya kabiri, noneho inzoga zitwaye iki. Iyi ngingo ikomeye nayo nshaka: inzoga zisenya ubwenge, inzoga zisenya ubuzima, inzoga zisenya umuryango, inzoga zisenya ishema ry'umuntu, inzoga zisenya ubukungu, inzoga zisenya ahazaza, inzoga zisenya umutekano. Ibi bintu bigera muri 7 icyo inzoga zitwaye nicyo Bibiliya yavuze ngo mu Migani 23 n'Imigani 20. Ahangaha ndasubiramo ngo nibura abantu babashe kumva uko bigenda. Mu Migani 20 umurongo n'uwa mbere haranditse hagira hati: vino n'umukobanyi inzoga zirakubaganisha kandi uko nazo ntagira ubwenge. Urukumva kubwo
Bibiliya ihere kwiciraho itekayo nta mishyikirano irimo, iravuze ngo vino burya ni umushizi w'isoni cyangwa se uwayinyoye ashira isoni, ariko kandi inzoga zirakubaganisha, zatuma umuntu atagenda mu murongo wabigenewe, kandi ushukwa nazo ntagira ubwenge. Ubwo ni Imigani 20 umurongo wa mbere. Imigani 23 ho haravuze ngo ni umurongo wa 20, ntukabe mu iteraniro ry'abanywi b'inzoga. Aha ntabwo umurongo wa 21, kuko umusinzi n'umunyanda nini bazakena. Ubwo bazakena iyo bakibifite babikoresha abona nta kibazo, kandi umunyabitotsi bizamwambika ubushwambagara. Ubisirasa wakubyaye. Aha Bibiliya nuko ikubwiye hakiri kare, ndetse no muri Hose y'igice cya 4 umurongo wa 11, inzoga n'ubusambanyi byica ubwenge. None inzoga zisenya ubwenge, ubu kwiyobora bikananirana, ubuzima ubukabikimuka, umuryango urugo rugasenyuka, ishema ngo mu nzira ukubonye wese akakugaya, ubukungu wari ukize bigashira, ahazaza ukaburiza kuzitabara ahazaza, umutekano ukabuza abandi amahoro. Ngibyo ibintu birindwi inzoga zitwara. Inzoga zisenya ubwenge, zisenya ubuzima, zisenya umuryango, zisenya ishema, zisenya ubukungu, zisenya ahazaza, zigasenya n'umutekano. Nguko uko biba bimeze, kandi ari ngombwa ngo tubisome kandi tubyumve. Mu gitabo cyitwa Umurimo w'ubuvuzi, mu kigwa cyiswe ngo cyitwa Sauvons les intempérances, cyangwa se dufashe abatirinda, harimo ijambo ryakoreshejwe nakunda ko buri wese yagerageza kumva, kugira ngo nibura ni paje yacyo y'144 harimo aya magambo agira ati, haranditse ngo toute vraie réforme et du ressort de l'évangile est à élever l'âme vers une vie plus noble. Ubundi ubugorozi nyabwo bwose bushingiye ku butumwa bwiza, kandi umugambi wabwo ni ugukuza intekerezo zigahera ku migambi iboneye. Iyo bakubwiye ngo umugorozi ni iki, ni ishami ry'ubutumwa bwiza, ariko ryo gukuza umutima ngo ugere ku migambi iboneye cyangwa se imibereho itunganye. La tempérance exige tout particulièrement le concours de croyants. Icyakora kwirinda bisaba ko umwizera abigiramo uruhare. Ces derniers devraient attirer sur eux l'attention du public et créer un mouvement en sa faveur. Kuri iri shami rubanda niba bikangukira babimenye, kandi buri wese abigiramo uruhare mu gutuma rutera imbere. Il proclame partout le principe de la véritable tempérance. Abantu nibamamaze hose ishami ryo kwirinda nyakuri, et engage les gens à s'abstenir de toute boisson enivrante, maze bakangurira rubanda kwirinda ibintu byose by'ibinyobwa bisindisha. Il faut s'efforcer sérieusement de libérer ceux qui sont esclaves de mauvaises habitudes. Mureke dukore ibishoboka byose maze dutabare ababaye imbata y'akamenyero kabi. Urumva ko ubwo ni ugutabara. Niyo mpamvu haba ngo dans nos rapports avec les victimes de l'intempérance, binyuze mu isano tugirana cyangwa se iyo twumva imimuriko y'abahitanywe no kutirinda, souvenons-nous que nous n'avons pas affaire à des hommes sains d'esprit, mais à des êtres temporairement sous la domination d'un démon. Igihe cyose uhanganye n'umusinzi, ibanza umenye neza ko atari umuntu muhanganye, ahubwo ni dayimoni wuzuye muhanganye. Ne pensons pas, soyons donc patients et indulgents avec eux. Nuhura n'uwasinze jya wihangana kandi wifate. Ne pensons pas à leur apparence repoussante, ntukamuterere iyo muntu ukuri kubona yifashe nabi, mais à la vie précieuse que le Christ est venu racheter par son sang. Ahubwo umusinzi igihe umubonye nawe jya umwihanganira, umukunde, umwiteho, kuko nawe ari mu bo Yesu yaje gutangira amaraso ye. Noneho impamvu, lorsque le buveur comprend le temps de dégradation où il est tombé, kuko iyo bigeze igihe umusinzi nawe yumva ukuntu aho kunywa inzoga byamugejeje, donnez-lui des preuves de votre amour à son égale, nawe uzamugaragarize ko umukunzi. Ne lui faites aucun reproche, ntugahere kumuvuma cyangwa se umucyahe gusa. Ne lui témoignez aucune aversion, ntugase n'umwandagaza ngo umuteshe agaciro. Le mariage se maudit avec assez lui-même. Jya wibuka yuko wagushije ishyano nawe mu mutima nawe ubwo wenyine aba yiciraho iteka.
nawe nta mutekano aba yifitiye, nawe azi ko yigaye, nawe azi ko abantu bose bamusuzugura. Rero uzamukunde nk'umuntu waguye mu kaga, mbese mubone ko waguye mu kaga kandi umwiteho. Ngiyi impamvu bizabyara iki rero? Inzoga rero mu maraso zifite ingaruka nke. Usomye igitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu nos enfants, paje 289, hatubwira inzoga iyo zigeze, ariko cyane cyane uwo bahaye icyitegererezo, uwo batanze icyitegererezo hano ni umushoferi, ni utwara imodoka, ni dereva. Uyu muntu iyo mu maraso yawe muri litiro imwe harimo amagarama angana na 0.5 cyangwa se 0,5 grame d'alcool, kugeza kuri 1.5 by'amagarama y'inzoga mu maraso, dore uko bigenda mu maraso y'umuntu cyangwa se mu bwenge bwe busanzwe, amakenga ye aragabanuka, icyo bita prudence, ntiyongera kugira amakenga bitewe n'izo nzoga. Ibisazi biriyongera mu bwenge bwe, ubwo kurwana no gutongana n'abantu gusa biriyongera. Gatatu, ibitotsi birihembera, umva aratwaye none amakenga aragabanutse, aratwaye none ibisazi biragabanutse, biriyongereye, aratwaye none ibitotsi biri kwihembera. Ku ngingo ya 4, umuntu ufite inzoga ingana cyangwa mu maraso, kureba neza kuragabanuka, kandi murazi ko nubwo waba warigeze utwara ariko umaze kuba inkumi ntabwo wakurekera peni. Niyo mpamvu noneho kureba neza nako kuragabanuka. Ku ngingo ya 5, gufata imyanzuro byihuse biragabanuka, kandi utwaye imodoka aba agomba kumenya gufata imyanzuro byihuse, ndetse abahanga bo bavuga yuko hagati y'amasegonda 15 agomba kuba amaze gufata imyanzuro ikomeye. Ku ngingo ya 6, kubona akaga no gufata fure biratindagira. Guhera ko abona akaga ngo ahere ko afata fure, mbese yashyireho rutangira amenye ngo kampagarare, biragabanuka, ntabwo byihuta. Ku ngingo ya 7, kureba bigabanuka kuri 38. Amaso ye ntabwo areba aho yarebaga, agarukira hafi cyane, ku buryo indoro ye kuri 38% biragabanuka. Noneho kumva bigabanuka kuri 30%. Ubwo bivuze ngo wamukubitiye ihoni, umuhamagaye uti turakaga, umubwita hirya, ukamwongorera ukamubwira uti burya polisi ari aho ngaho hafi, ntabwo ababyumva, aba yatwawe. Ngibyo ibintu bigera mu 8 inzoga igeze mu maraso itwara. Nicyo gituma impamvu yatumye dushaka iki cyigisho tukigisha ngo tukigishe nibura mu ngingo isobanutse, nuko iyo abantu bagerageje gucyahwa, guteshwa, kubuzwa, basa n'ababona ko bagize akaga, ko ari ukubaremerera, ko ari ukubahohotera, ariko ni uburyo buvuga ngo kingira benshi aho kwica benshi. Noneho ku by'ibyo niyo mpamvu iyi nzoga igeze mu maraso kuva kuri 0.5 grama za alcool kugeza kuri 1.5 za alcool mu maraso, amakenga aragabanuka, ibisazi biriyongera, ibitotsi bikihembera, kureba neza kukagabanuka, gufata imyanzuro byihuse bikagabanuka, kubona akaga no gufata fure biratindagira, kureba biragabanuka kuri 38%, no kumva bikagabanuka kuri 30%. Ngiyi impamvu yatumye dushaka ngo nibura abantu benshi cyane babashe kumenya ibisabwa, kuko hatabaye ibyo byatugora. Niyo mpamvu Bibiliya yo ikubwira ngo ni ukwegura ihema ryaguye, muri Amosi 9:11. Bibiliya ikomeza kutwereka ingamba n'imigabo n'imigambi y'icyo twakora mu gihe nk'iki, kuko ntabwo turi mu gihe cyo gupfa kubibona kwifata uko tubonye, ahubwo ni ukwiga ibisabwa byose ngo twivane mu kaga. Haranditse hagira ati, uwo munsi nzegura ihema rya Dawidi ryaguye, nica ibyuho byaryo, kandi nzasana ahasenyutse haryo, nzaryubaka rimere nk'uko ryahoze kera, kugira ngo bazungure abo mu Edomu basigaye n'abo mu mahanga yose yitirirwa izina ryanjye, niko Uwiteka Nyiringabo avuga. Ukumva ko ubwo kubaka kw'Imana nicyo gushingiyeho, kuko hatabayeho kumenya neza ibisabwa byatugora mu gihe nk'iki ngiki. Ariyo mpamvu ari ngombwa kumenya neza ibisabwa n'ibibuzwa, kugira ngo umuntu wese abashe kubaho ariko azi n'ibikenewe. Ntabwo turiho mu gihe cyo gupfa kurangara gusa no gupfa kwemera kabonetse kose, ahubwo tugomba kubaho ariko tuzi ngo turi kuva he, turi kujya he. Kuko habayeho ikintu gikomeye cyane
byagorana igihe abantu benshi cyane baba batazi iyo bava n'iyo bajya. Muri iki gitabo cyitwa umurimo w'ubuvuzi 282 harimo ijambo rikomeye ndibwiteho cyane, nshaka ko buri wese yagerageza kumva. Haravuze ngo ni ijambo bakoresheje bavuga ngo le commerce de boisson, gucuruza ibisindisha. Ces paroles décrivent bien l'œuvre des fabricants et des débitants de boissons enivrantes. Aya magambo we yerekejeho ni abarema n'abacuruza ibisindisha. Leur commerce n'est qu'un vol déguisé. Gucuruza inzoga no kuzirema ni ubujura bwihishe, ni ubundi buryo bwo kwiba umuturanyi, ni ukumuhombya. Au lieu de donner quelque chose en échange de l'argent qu'ils reçoivent, aho kugira ngo ubahe ikintu ngo mugurana aguha amafaranga nawe umuha inzoga, chaque fois qu'ils ajoutent un bénéfice est en malédiction à celui qui leur donne. Umuntu wese utanze amafaranga, nubwo utanze inzoga bakamuha amafaranga, ntibamuha amafaranga gusa, ahubwo n'umuvumo wawe wiyongereyeho. Hari impamvu: umwana uzambara ubusa, umugore uzakubitwa, inzu izashya, umutungo uzapfa ubusa, abazaburara, abazakuka amenyo. Ubwo biba bivuze ngo ubigizemo uruhare. Niyo mpamvu umuntu wese agomba kumenya neza izi mpamvu zikurikira, kugira ngo nibura des millions de francs sont ainsi dépensés pour se procurer des malheurs. Maze umuntu agatanga amamiliyoni menshi y'amafaranga agiye kugura inzoga, noho atari inzoga guze, ahubwo agiye kugura ishyano rizamusukwaho, la pauvreté, agiye kugura ubukene, la maladie, agiye kugura indwara, la dégradation, agiye kugura agaciro, débauche, agiye kugura ubugoryi, crime, agiye kugura ubugome, la mort, agiye kugura n'urupfu. Tekereza gutanga amamiliyoni ngo ugure ishyano, utanga amamiliyoni ugure ubukene, utanga amamiliyoni utugura indwara, utanga amamiliyoni ugure guta agaciro, utanga amamiliyoni ugure ubugoryi, utanga amamiliyoni ugure ubugome, utanga amamiliyoni ugure urupfu. Par amour de Dieu, le marché spirituel distribue à ses victimes de quoi corrompre et détruire l'esprit et le corps. Maze kubwo gukunda inyungu, umucuruzi agatanga ibisindisha kugira ngo nibura yonone arimbure intekerezo n'umubiri by'abantu, condamne la famille du pauvre à la pauvreté et à la ruine, maze agasigira umuryango w'umusinzi ubukene no kurimbuka. Urukumva kubwo noneho no kuzicuruza nicyo kibaye ikibazo. Kuzirema ni ikibazo, kuzicuruza ni ikindi, no kuzinywa ni ikindi. None kubw'ibyo aha rero ndagira ngo kububwira ngo nibura tuye tumenya neza aho tuva naho tujya. Page ya 284 haranditse hagira ati: afin de créer chez les enfants les goûts pour le liqueur, on fabrique et on met en vente des gâteaux et des bonbons ou entre l'alcool. Kugira ngo nibura abana bato bakure bazanywa inzoga zikarishye n'ibindi bibi, muri za bombo na za gato ababirema bashyiramo inzoga kugira ngo umwana ajye abinywa, none hazakure akunda ibyo bintu bisindisha. À redistribuer ceci à certaines occasions, le marchand de liqueurs s'assure pour plus tard une clientèle fidèle. Iyo batanze bombo, iyo batanze gato, abana bakabirya, umucuruzi w'umuhanga w'inzoga we abazi neza ngo ndi gutegura abakiriya beza b'igihe kizaza. Ubwo ni ikibazo. C'est ainsi que cette œuvre néfaste se poursuit jour après jour, mois après mois. Nguko uko uwo murimo mubi ukomezwa uko ukeye n'uko bwije, uko amezi akurikirana, année après année, uko imyaka ikurikirana. Les pères, les maris, les frères soutiennent l'espoir et orgueil de la nation. Maze abagabo beza base w'abana, abagabo beza bafite abagore babo, abavandimwe beza bari inkingi bakaba n'ibyiringiro n'ishema ry'igihugu. Selande gayardement au café et en sorte ruiné et perdu. Baragenda bakigira kwinywera ibyo bisindisha ndetse n'amakahwa, maze bikazatuza birimbuye kandi bazimiye burundu. Nawe tekereza, baravuze ngo niba unyoye inzoga wari umugabo, wari se w'abana,
ukanywa inzoga wari umugabo w'umugore, ukanywa inzoga wari umuvandimwe ufite abavandimwe, ukanywa inzoga wari inkingi, ibyiringiro n'ishema ry'igihugu, ugata agaciro, ukabona umugabo mwiza wari umeze atyo, wari intwari, wari akamaro, wari umugisha, wari icyizere, noneho inzoga zikagenda zikamwonona, zikamurangiza, bikazahura n'ibintu nka 15 avuga ngo iranga ko wasinze rero, ko hari icyo byagutwaye. Bwa mbere ni ukwambarira ubusa imbere y'abakubunenga. Iryo ni ikosa rya mbere ry'umuntu wasinze, kugeza ubwo yambaye agatishati agakuramo ipantaro, yarangiza maze ukambarira ubusa imbere y'abakunenga, uba wasinze. Kabiri, iyo ubwenge butaye icyerekezo, yarangiza ukatangira kwibagirwa icyo usabwa gukora n'icyo usabwa kureka no kugira icyerekezo, ubwo wasinze. Kwangiriza ubuzima bwawe, kwangirika k'ubuzima, ibyo inzoga yica imitsi yumva, ikica ubwonko, ikica umutima, ikica ibihaha, umwijima n'insorontuku. Ibyo ni ibintu bigera muri 6 inzoga y'umuntu yazinyoye zimwangiririza imitsi yumva, zikamwangiririza ubwonko, zikamwangiririza umutima, ibihaha, umwijima n'insorontuku. None yari ingingo ya 3 yo kwiyangiriza. Inzoga zangiriza ubuzima, inzoga zangiriza ubupfura bukakendera. Umuntu akaba gutangira kurira mu nzira, umuntu akaba atangira kurwanira mu nzira, umuntu akaba atangira kwambara ubusa, yakwihagarika aho abonye, yarangiza ubupfura bukagenda bukendera. Ku ngingo ya 5 ni imibereho itagira intego nziza, noneho intego nziza ikazimira muri ubu buzima, yarangiza ukabaho utagira intego nziza. Ku ngingo ya 6 ukanywera inzoga ku rugamba, ku basanzwe barwana, ku basanzwe bakora, ku basanzwe basa n'abashinzwe umutekano, nuko akajya ku mutekano arinze abantu ngo batibwa, baticwa, batarengana, batagira, nuko akanywera agasinzirayo. Nuko yarangiza ubwo nabwo ni ugusinda, ukanywera itabi aho wihishe. Nawe utekereza, wagiye kwihisha ngo batakubona, nawe ukanywa itabi ryenda kuvuga ko rirahumura, yarangiza umwotsi waryo ugenda uri kuvuga aho wishe wowe. Ugasindira ku ishuri waragiye kwiga, ugasindira ku ishuri uri mwarimu, maze umunyeshuri akakubona ko nta kigenda, maze mwarimu akabona nta kigenda, urundi rungano rukabona nta kigenda. Yarangiza ingingo ya 10 kugaragaza ubutandame imbere y'abakwanga. Ku isi burya hari abantu baba bifuza gutandame, ubikigoryi, ubunyabwenge buke, ubindangare, nuko banywa inzoga. Abo bose bari bashaka yuko uba mubi, yarangiza bari bashaka ko winanirwa, bakabona reka ubaye igitandame imbere y'abakwanga. Ku ngingo ya 10 ukarondogorera imbere y'abakwandagaza, abatenda kukubikira ibanga, abatenda kuguhishira, abatenda kugutwikira, abatenda kugushyira mu cyumba ngo nibura bakinge, mbese bakajya bagufata bakakuvugira mu isoko, bakakubariza mu mahuriro y'inzira, kuko byanze bikunze ukarondogorera imbere y'abakwandagaza. Ku ngingo ya 11 ukagaragaza ubugwari imbere y'umuriganya, maze umuriganya arashaka ngo nibura abona haguhera, nawe ukagaragaza uburwari. Ari ingaruka y'inzoga gusa, yonyine urwaye gusa. Ingingo ya 12 ukagirira inda ndende imbere y'abarozi, abashaka kupfa, abashaka kukwica, nuko ukaza reka uri gusaba ibiryo aho ubonye hose, wananiwe kwifata utazi kwiyobora, yarangiza ukagirira inda ndende imbere y'abarozi. Ku ngingo ya 13 kugaragaza ubugoryi imbere y'abakwisekera, maze abantu ukabona umuntu wese akavuga ati noneho nabo babaye batya, n'uyu nawe ameze atya, uwo niwe ngabo, uwo niwe mwarimu, uwo niwe mutegetsi. Nuko ukagaragariza ubugoryi imbere y'abakwisekera. Ku ngingo ya 14 ugasesagura ufite biki, nta bintu uragira, nta kazi gafatika, nta mushahara ufatika, nta butunzi bufatika, turabona inzu, umwenda ni mikeya, amashuri nturayarangiza, ugasesagura kandi ufite biki. Ibyo ni ikindi kimenyetso cy'ubusinzi nabwo kandi bubi. Ku ngingo ya 15 ni ugucura abawe n'abanyu nta kindi gishobora umuviro. Icyo ni ingaruka yo gusinda.
gusinda n'ibyo bintu 15 tubivuzeho kugira ngo abantu benshi cyane babanze bumve neza ibisabwa. Ntabwo rero turi aho gusa kuko ku genamigambi n'icyerekezo dukeneye ni ngombwa ngo tugire n'icyo tumenya ngo mbe twakora iki mu buzima dusabwa kubamo kandi bwiza kandi butunganye kandi busabwa kuzuza ibyangombwa. Dukeneye ingingo ikomeye yo kwitaho ngo nibura twite kuri ibi bikurikira. Ubu buzima muri kureba ntabwo turi abo kuburangarana gusa, ahubwo turi aho kumenya neza ngo ni iki twakora ngo twirinde ibisindisha. Noneho umutekano wacu umwe rukumbi mu gitabo cyitwa guhamagarwa kwacu gukomeye, paje yacyo ya 25 ni ikigico cyacu cya 19 haranditse hagira hati muba mu mutekano gusa iyo mwishingikirije ku Mana, kugira ngo bizashoboke kuba mu mutekano gusa. Kuko nituva ngaha turajya kureba ukuntu umuntu yikingira izi ndwara zatewe na ziriya nzoga, ndetse tunasaba n'inama, tunatanga n'inama ngo ababyawe n'abazinyoye bamenye ko zihishe muri bo, ko bashobora kuzazinywa nabo. Noneho ko abarya nabi bazazinywa, ko abigana bazazinywa, ko intinyamaso zizazinywa. Niyo mpamvu ari ngombwa ngo turebe aho turi bugere ngo twubake neza. Haranze muba mu mutekano gusa iyo mwishingikirije ku Mana. Dufite umwanzi uhora arikanuye, tugomba guhangana nawe. Kristo yabonye ko bitashobokera umuntu mu mbaraga ze bwite kunesha imbaraga z'uwo mwanzi gica. Niyo mpamvu yavuye mu bikari byo mu ijuru akiyizira maze mu cyimbo cya mwene muntu anesha ikigerageza Adamu atashoboye gutsinda. Kristo yanesheje Satani maze abashisha umuntu kuneshereza mu izina rya Kristo. Ariko intsinzi ishobora kubonekera gusa mu izina rya Kristo binyuze mu buntu bwe. Igihe uzumva uremererewe kandi uzazanijwe n'ibishuko, igihe uzumva uremererewe kandi uzazanijwe n'ibishuko, igihe imyumvire n'ibyifuzo bya kamere yawe bizaba bihatanira kukwigarurira, amasengesho agurumana avuye ku mutima ukomeye kandi adakuramo, asenzwe mu izina rya Yesu, atera Yesu kuza mu ruhande rwawe akagufasha, kandi mu izina rye ubona intsinzi Satani akaneshwa. Aya magambo ndayasubiramo. Imbere y'ibishuko byo kurya, imbere y'ibishuko byo kunywa, imbere y'ibishuko byo kwambara, imbere y'ibishuko by'ubwoba, imbere y'ibishuko byo kwirata, imbere y'ibishuko byo kwiyemera, igihe uzumva uremererewe kandi uzazanirwe n'ibishuko, igihe imyumvire n'ibyifuzo bya kamere bizaba bihatanira kukwigarurira, amasengesho agurumana avuye ku mutima ukomeje kandi adakuramo, asenzwe mu izina rya Yesu, atera Yesu kuza mu ruhande rwawe akagufasha, kandi mu izina rye ubona intsinzi Satani akaneshwa. Ndabingingira kwishingikiriza ku Mana, murwanye Satani nawe azabahunga. Mwegere Imana nayo izabegera. Yakobo 4:8. Imibereho ya Gikristo ni imibereho y'urugamba cyangwa yo kwiyanga no kunesha. Ni imibereho y'urugamba cyangwa yo kwiyanga no kunesha. Ni intambara, ni urugendo ruhoraho. Buri gikorwa cyose cyo kumvira Kristo, buri ntsinzi yose unesheje ni intambwe bitewe mu rugendo rugana mu bwiza no mu kunesha guheruka. Kristo nakubera umuyobozi, azakuyobora mu mutekano wuzuye. Inzira ishobora kuba mbi kandi yuzuye amahwa, kandi ubuhaname bwayo busaba kwiyuha kuya. Inzira ishobora kuba mbi kandi yuzuye amahwa, kandi ukuntu ihanamye cyangwa se icuramye, ubuhaname bwayo busaba kwiyuha kuya. Ijambere n'ubwo unaniwe ukaba wari ushaka ikiruhuko, ubasha gukomeza kurwana n'ubwo ucogoye, ucitse intege kandi ubuze ibyiringiro. Ariko nugira Kristo umuyobozi wawe, ntabwo uzabura inzira y'ubugingo buhoraho. Ntuzabura kwicara ku ntebe y'icyubahiro iruhande rw'umuyobozi wawe, wa wundi wakubanjirije kunyura muri iyo nzira, akayikutunganyiriza akoresha ibirenge bye. Nukurikiza ubwibone n'ibyifuzo byo kwikunda, mwitangira uzabona uko binejeje
ariko mu iherezo bizaguhindukira uburibwe n'umubabaro. Iyo umuntu ari mu cyaha, iyo umuntu ari mu gishuko, iyo umuntu ari nko mu kunywa inzoga no mu bindi byinshi cyane byo kudamarara n'ibindi byose, iyo bitangira ubona ari byiza, ariko bikazasoza bibaye bibi. Iyo utangiye kubona ukabona ufite amenyo atari yandi yawe, iyo ubonye ukabona ubyaye akana k'imitsi gusa, iyo ubonye ukabona imitsi yarazinze, ukabona umwijima wabaye igeze ibibyimba, bitangira ari byiza nibyo, ariko nyuma byajya gusoza bigasoza nabi. Ushobora gukurikiza kwikunda kukagusezeranira ibyinshi uzageraho, ariko bikazaroga kandi bigahumanya ubugingo bwawe. Gukurikira Kristo nibyo bitanze umutekano. Ntazemera ko imbaraga z'umwijima zipfura n'agasatsi kamwe ko ku mutwe wawe. Wiringire umucunguzi wawe, uzaba mu mutekano. Nguko uko dusabwa kwinjira, nibura ngo twinjire mu mbaraga zinesha, ariko tugambiriye koko kunesha kandi dufite intsinzi yo kunesha. Rero twashatse kugira ngo nibura twifashishe bimwe mu bimera byadufasha kujya twitegeka, yarangiza ngo inzoga ze kutuganza, ndetse n'abazi inyoye bamenye ukuntu babohoka. Muzarya icyo bita ibiringanya cyangwa icyo abandi bita aubergine, abandi babyita za ntoryi nini. Izo ntoryi nini zifite ibintu bikomeye bigera muri 7. Ni uguhembura ahacogoyeho muri wowe. 2, kugabanya ikinure mu maraso. 3, kubaka ubwonko. 4, umutobe wayo uvura impyiko. 5, kugabanya gukunda inzoga. 6, zitera gusinzira neza. Ibyo ndi kuvuga intoryi. 7, zitera kwihagarika neza. Ibi bintu 4 biboneka mu gitabo cyitwa Santé par le Plante 189. Ubisomye wasoma ngo byinshi cyane, na muzabisoma no mu bindi bitabo. Intoryi zo bita ziriya nini zitwa ibiringanya, iyo umuntu iyo wari ucogoye ugira imbaraga. 2, iyo muri wowe mu maraso yawe harimo ikinure, kiraza cyaza ari proteine nyinshi zisanzwe wariye, byaba ari ukurya ariko ntukore imirimo, byaba ari ukurya ibikomoka ku nyamaswa, byaba ari ukubabara cyane, byaba ari ukurya amavuta ya nijoro, byaba ari ukurya amavuta y'amoko menshi, rwaba ari uguhuza ibyo kurya bitemerana, ariko ikinure cyaza muri wowe, yarangiza intoryi nizo zibikuramo. Kubaka ubwonko. Ubuzima muri kureba turimo dukeneye ubwonko, ariko ubwonko nubwo tubukereye buriho bwubakwa nk'ibindi byose. Kubaka amazu, kubaka ibyogero, kubaka ibigega, kubaka za santarare, ahantu hose harubaka kugira ngo ushaka kwakomera, ubwonko bw'umuntu bwubakika, kandi mu bibwubaka harimo n'ibyo bita intoryi. Noneho umutobe wabyo uvura impyiko. Abantu benshi cyane impyiko zabo zikeneye intoryi, zikeneye pome, zikeneye onyo, zikeneye seleri, zikeneye mu mbuto, zikeneye ibyo bita watermelon cyangwa se ibyo abandi bita pasteke. Ibyo noneho ariko ikirushijeho cy'akarusho, kuko turi kwiga ibirebana n'inzoga, intoryi zigabanya gukunda inzoga. Ngiyo impamvu abantu bose bananiwe kuzireka, ntibajye babyuka mu gitondo maze banywe igice cya litiro cy'amazi ashyushye, bakamuriremo indimu, bashyiremo ubuki bwiza ibiyiko 2, babikore babyutse iminsi 7, nyuma bajye bakunda kurya ziriya ntoryi, bazaba bakoze neza, kuko nazo zirafasha. Ubwo icyo gihe bazakora iki? Bazafata concombre, bafate ziriya ntoryi, bafate iriya seleri, bafate tungurusumu, babisye hamwe. Nibamara kubisya, ntabwo bazaba bakoze ikintu cyoroshye gusa, ahubwo bazafata amazi arimo agafu ka tangawizi, iyo bita gingembre cyangwa jinja nk'uko babivuga mu Byongereza, maze ayo mazi ariyo bashyira muri iya pome, rwa rutoryi, iya seleri, na ya concombre, na ya tungurusumu, yarangiza maze babisike muri blender, banywa ayo mazi. Ayo mazi iyo anyowe nimugoroba, ukanywa akarahuri wenda kurya, ukabikora ya minsi 7,
uba uri muri ba bandi ya mazi arimo indimu mu gitondo wanyoye arimo ubuki kandi ashyushye, na za mboga za ya moko y'imboga unyoye nimugoroba, ukabikora iminsi 7, uri mu bantu baba bagabanyije itabi n'inzoga muri wowe, maze be ya mbere ibamo ikagufasha kumenya kwifatira imyanzuro aho kuba depanda, ukaba nawe indepanda, noneho kureka ibintu bikakorohera. Kubera ko se hakenewe n'iriya tangawizi. Mu gitabo cyitwa Santé par le plante page 264 haranditse ngo tangawizi itera amaraso gutera neza, igakumira ibinya, irakenewe, irwanya umuriro, yongera indurwe nziza mu gifu, kandi igatuma umwuka ikakura umwuka mwinshi mu nda. Ubwo noneho abantu bayirya bakunda kutakunda kugira imyuka isakuza myinshi mu nda, ibyo ni akamaro. Noneho naho tungurusumu ifasha ubuhumekero, ikakingira sinizite, ikavura inkorora, igatuma igogora ritindagira bitewe n'amara y'amanyantege cyangwa umwijima, maze igogora rikagenda neza. Ubwo ngo umwara y'amanyantege nke n'umwijima w'imyantege watuma igogora rigenda nabi, ariko tungurusumu yatuma igogora rigenda neza. Byatuma ubuhwima butakuganza, kandi agasabo k'indurwe kakora neza, wakira ibyuririzi byo mu mara, ibyo bita les infections intestinales, warindwa indwara ya macinya, ndetse n'inzoka zo mu gifu no mu mara zakira. Izo ni nka za oxyle na tungurusumu. Nguko uko Imana yagiye iteganya ngo nibura abantu igihe bazemera inama zayo bazasobanukirwa ibintu byinshi cyane. Usomye mu gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu, ugasoma paje 120 yacyo, wasanga havuze ngo l'habitude de penser à ce qui est vrai, de dire ce qui est vrai, de rechercher ce qui est conforme à la réalité, appartient à ceux qui l'ont prise dès l'enfance. Bizwi neza ko akamenyero ko kwibwira iby'ukuri, ko kuvuga iby'ukuri, ko gutekereza ibijyananye n'ukuri, n'ubundi byorohera ababitojwe bakiri abana. Uvuga ngo hariho abantu baba biteguye kubeshya, baba biteguye kurimanganya, baba biteguye gutanga ibitari byo cyangwa se kuvuga ibitari byo, maze ugasanga nta kindi kibiteye ari uko bigishijwe batabyigishwe neza. Paji ya 67 cya gitabo cyitwa Twebwe n'Abana Bacu. N'enfant qui aura été bien élevé dès le début, umwana warezwe neza uhereye mu bwana, qui aura été traité avec gentillesse à laquelle il a droit, wagiriwe neza ku byo afitiye uburenganzira ari iwabo, faira byerarema asekronta de lui, azatsindwa gake mu buzima. Umwana warezwe neza uhereye mu bwana, umwana wafashwe gipfura mu bimureba, mbese ibyo afitiye uburenganzira bakabimukorera neza, nta ntambara, nta nduru, nta nshyuru, bene aba bazabitwara mu buzima. Kuko dusabwa kubaho ariko tunazi ngo turi kuva he, turi kujya he. Mu gitabo cyitwa Intekerezo, Imico n'Ubumuntu harimo ijambo rikomeye cyane, hatubwira aya magambo ngiye gusoma. Haravuze ngo abadamaraye, abihugiraho n'abibereye mu mutekano nibo bagambanyi b'imbere mu mukiki. Ndagira ngo ahangaha harakomeye cyane kandi hasaba kwitabwaho. Iyo tugeze mu by'Imana tukadamarara, iyo tugeze mu by'Imana tukihugiraho, iyo tugeze mu by'Imana tugasa n'abafite umutekano, tuba duhindutse ibyitso bya Satani mu b'Imana. Niyo mpamvu igihe Abisirayeli bari bamerewe neza kandi bafite umutekano, niho bashowe mu gukora icyaha. Bananiwe gukomeza guhanga Imana amaso, basuzuguye gusenga, maze bimika umwuka wo kwiyemera, kudamarara no kwihugiraho, byasize umunara wo mu mutima utarinzwe, maze ibitekerezo bibi birinjira.
abagambanyi bari imbere mu nkike nibo bakuyeho ibihinduzo by'amahame bakurikizaga, maze bagambanira Abisirayeli mu maboko ya Satani. Abantu bataramaramaje mu mutima bajya bahinduka ikibazo mu buzima. Niyo mpamvu muri ubu buzima dusabwa kubaho twize ibi bintu bikurikira. Nifuje ko nakunda ngo nibura buri wese agerageze kumva neza ibyakorwa mu gihe nk'iki ngiki, kuko tugeze mu gihe cyo kumaramaza no kuba abantu bazi iyo bava n'iyo bajya, kuko ntabwo turiho mu gihe cyo gupfa kureba gusa, ahubwo turiho kureba icyo twakora. Mu gatabo kitwa Intego y'Itorero ry'Ukuri, paji yacyo ya 25 haranditse ngo aho indwara zituruka. Ni iki gitumye mushaka kugumya gukubitwa muzira gukabya ubugome? Umutwe wose urarwaye, umutima wose urarabye, uhereye mu bworo bw'ikirenge ukagera mu mutwe. Nta hazima, ahubwo ni inguma n'ibibyimba. Bigendetse bite rero kubera iki tusomye amagambo? Ni Yesaya igice cya 56. Hari amarembo menshi indwara zinjiriramo: indyo ikennye, umwanda, ingeso mbi, kurya ibyo umubiri utagenewe, kuvanga ibidakwiriye kuravangwa, amahoro make mu mutima, ubunebwe, umunaniro w'ikirenga, umururumba n'akajagari mu mirire, ndetse n'ibiyobyabwenge n'ahandi. Aha ngaha batweretse neza aho twakura indwara. Hari amarembo menshi indwara zinjiriramo. Hari indyo ikennye, ubwo ni indyo itarangije ibyangombwa byose. Umuntu aba agomba kubona inyubakamubiri, ibitera imbaraga, ibishyushya umubiri, ibiwukoresha, ibiwubeshaho n'ibiwoza. Ibyo ni byo bintu 6 bisabwa. None iyi ndyo ikennye ntibigira bimwe muri byo, ariko ntibigire byose. Ati ni umwanda, nabyo watuma umuntu agira indwara. Ingeso mbi zatuma umuntu agira indwara. Kurya ibyo kurya umubiri utagenewe byatuma umuntu agira indwara. Kuvanga ibidakwiriye kuvangwa nabyo byatuma umuntu arwara. Amahoro make yo mu mutima byatuma ugira indwara. Ubunebwe bwatuma ugira indwara. Umunaniro w'ikirenga byatuma ugira indwara. Umururumba w'akajagari byatuma ugira indwara. Akajagari mu mirire byatuma ugira indwara. Ibiyobyabwenge byatuma ugira indwara. None biragenda bite? Bimwe mu byo wakora ngo wirinde indwara ni ukugira isuku, ni ukunywa kenshi amazi asukuye, ni ukuruhuka, ni ugukora imyitozo ngororamubiri, ni ukugabanya ibinure by'umwihariko ibikomoka ku nyamaswa, ni ugukunda kurya ibiribwa bibisi, ubwo ni ibidatetse, kugira gahunda yo kurya idahindagurika, kwirinda akamenyero ko kunywa uri kurya, no kwiringira imbaraga y'ubushobozi bw'Imana, kwibanda ku byo kurya biribwa bitagombye kunyuzwa mu nganda. Nguko uko dushobora kuzageraho tukarya neza. Impamvu hatabayeho kubimenya neza no kubimenya neza no kubizirikana, reka twumve icyo twakora. Dore imirire yo kwikingira kanseri. Kanseri twibandaho ni kanseri ifata mu mara manini, prostate, amabere n'igifu yo mu mihogo. Ni ukugabanya cyane urugimbu rw'umwihariko ibinure bikomoka ku nyamaswa n'amavuta aremereye. Niba ushaka kutarwara kanseri ya prostate, nturware kanseri y'amabere, nturware kanseri y'igifu, nturware kanseri yo mu muhogo, nawe gabanya urugimbu by'umwihariko ibikomoka ku nyamaswa n'amavuta aremereye. 2. Gukoresha cyane indyo ikomoka ku bimera, arizo mboga rwatsi, izitukura n'iz'umuhondo, imbuto nk'amacunga, mandarine n'indimu. Uzaba uri gukingira ngo ziriya za kanseri zitagufata. Ku ngingo ya 3, kwirinda ibisindisha birimo vinegere, ibyabitswe, ibisindisha, vinegere, ibyabitswe n'ibyakoranywe cyangwa se bikabikanwa mu munyu mwinshi. Ibyo ni ibintu ni Croquera 133. Abantu benshi cyane ntibazirikana neza ko abantu bagomba kumenya neza. Ubwo ni uburyo bwo kumenya gukingira indwara za kanseri twabonye haruguru. Imirire igwa neza umutima. Dore umutima wawe uri urugingo rwitwa umutima. Tungurusumu irugwa neza, onyi irugwa neza, elayo irugwa neza, ingano zirugwa neza, amashaza arugwa neza, amashufureri arugwa neza, ibishabute birugwa neza, imbuto zirugwa neza. Ibyo ni nyinshi, ariko icyo nari nshaka ni ziriya mboga
Niba ushaka umutima wawe ugubwa neza, ibyo tungurusumu none, ejo uzarye onyo, ukebwa uzarye shufurere, uzarye ingano, uzarye amashaza, uzarye shufurere, uzarye ibyo bita shayote cyangwa se Christophine cyangwa se kayote ku bandi, abandi bishayote, barabikeneye kugira ngo nibura batagwara indwara y'umutima. Noneho si aho gusa, ravuze ngo kunywa amazi ahagije litiro 1.5 ku munsi bigahinduka akamenyero, bishobora gukiza n'izindi ndwara nyinshi cyane. Biriya bintu biri haruguru byakiza n'izindi, byagabanya umunyu cyane, gabanya umunyu cyane mu mirire yawe, gabanya urugimbu, kora siporo kandi wiha amahoro. Ubwo ni bwo buryo uzifata, uzaba wifashe neza. Ndagira nti kuri impamvu yo kuzirikana neza ibisabwa, mwibuke ko twari turi kwigana gusa ingingo itubwiye kwirinda ibisindisha, kandi muri ibyo bisindisha twamaze kubonamo byinshi. Twasanze ko inzoga zica ubwenge, ubuzima n'umuco, amaganya nayo yica ubwenge, ubuzima n'umuco, inyigisho z'ibinyoma zica ubwenge, ubuzima n'umuco, politike mbi zica ubwenge, ubuzima n'umuco, ubwibone bwica ubwenge, ubuzima n'umuco, ndetse ubunebwe n'umuteto nabyo byica ubwenge, ubuzima n'umuco. Uburezi bubi bwica ubuzima, ubwenge n'umuco. Tugomba kubaho tuzi neza ngo burya koko inzoga zonona ubwenge, ubuzima, umuryango, ishema, ubukungu, ahazaza n'umutekano. Noneho kugira ngo nibura buri wese abashe kumenya ngo mbe nkora iki, kuko turiho mu gihe cyo kumenya neza ibisabwa, kugira ngo buri wese mu bwenge bwe abashe kumenya neza igisabwa, kuko turiho mu gihe gikomeye kandi tugana ku ngingo zikomeye zo gusoza ngo nibura tugere ku ngingo zikwiriye. Ntabwo turiho gusa cyo gupfa mu kubaho gusa, ahubwo turiho hari impamvu. Mu gihe impamvu zo kubaho hari izi ngizi, buriya mu muryango, mu gitabo cyitwa twebwe n'abana bacu 229 haranditse ngo ce qu'il faut au foyer chrétien c'est une religion vécue. Dore igikenewe mu iyobokamana rya Kristo ni ubukristo bushyizwe mu bikorwa. La religion purement théorique y sans valeur. Iyo dufite iyobokamana ry'amagambo gusa ntacyo rimarira ingo zacu. Bivuga ngo umuryango ukeneye ubukristo bushyirwa mu bikorwa. Nitubugira bwo mu magambo gusa ntacyo buzatumarira. Rero aussi contraire préjudiciable, ahubwo iyobokamana ry'amagambo rigwa nabi imiryango yacu. C'est la vraie religion qui permet de conserver son calme et sa sérénité dans les circonstances qui prêtent à l'irritation et de rester confiant devant l'adversité et les obstacles. Ubundi iyobokamana nyakuri ni ryo rituma umuntu akomeza gutuza, agatekana, ari hagati y'ibimugoye, ibimurakaza, ibimubabaza, maze ibimurwanya, inkomyi n'ibimurwanya akamenya gutuza. C'est elle qui aide à entreprendre courageusement une tâche désagréable. Iyobokamana nyakuri rigushoboza kuzuza inshingano ibabaje cyangwa se igoye, kinura maître de nos impulsions. Iyobokamana rituma umuntu ashobora kwitegeka, agategeka amarangamutima ye no guhubuka kwe, ndetse no gupansha n'ira ryacu. Et c'est elle encore qui met à nous de la sympathie pour les voisins éprouvés. Kandi iyobokamana iyo turifite ritera impuhwe, rituma tugirira impuhwe mugenzi wacu uri kugeragezwa. C'est elle en fait la responsable de la réussite de toutes nos entreprises. Iyobokamana idutera intsinzi mu byo dukora byose. Ubwo iyobokamana ni ryiza mu muryango, iyobokamana ni ryiza mu ngorane, iyobokamana ni ryiza mu bikurakaza, iyobokamana ni ryiza mu nkomyi, iyobokamana ni ryiza mu kubana neza n'abandi bahuye n'ibibazo. Noneho ridusaba kugira impuhwe mugenzi wacu umerewe nabi, ahampera samusabe, ndetse mu mishinga yacu yose iyobokamana iradufasha. Kepeto desire de prise, mbese muri kwibwira ngo ikihe kindi twakenera mu buzima kirenze iyobokamana ry'ukuri. Iyobokamana ry'ukuri ni umufasha, iyobokamana ry'ukuri ni umujyanama, iyobokamana ry'ukuri ni umugenzi wawe, iyobokamana ry'ukuri ni ubwihisho, iyobokamana ry'ukuri ni ingabo, mbese byagufasha mu kantu kose. Niyo mpamvu nul n'est complexe en soi ni capable de faire face par ses propres forces aux événements de la vie. Nta muntu n'umwe wabashyitse ngo abashoboye ku cye giti n'imbaraga ze bwite mu buzima adafashwe n'iyobokamana.
iyobokamana rizagufasha nta n'umwe uhagije uriho arandividi ine puissance supérieure à la sienne umuntu akeneye imbaraga zirenze ize ekiyemana de dehors zivuye hanze c'est justement ce que prône ce que donne la foi en Dieu nuko rero ibyo umuntu ahandi wabikomora ni amasezerano no kwizera Imana sans l'homme est désemparé devant les preuves umuntu udafite iyobokamana arasandagurika arazazanirwa imbere y'ibigaragazo akabure de la détresse arazazanirwa akaremererwa n'amakuba cela est tellement vrai que peu de personnes osent dénier udafite iyobokamana si ugushidikanya ntiyenda yabihakana umuntu wese yatsindirwa imbere y'ibyo ahora nabyo mu buzima l'incrédule lui-même réduit à l'extrémité invoque un pouvoir auquel il ne serait pas adressé dans les circonstances normales ni ukuri n'utizera yamenya neza ko hari aho ajya yarangiza agakenera intuza gutabarwa kwari gukwiriye niyo mpamvu witwa Anatole France yarageze igihe cyo gupfa yasuzuguraga ababyeyi ariko yagize ngo mama ageze igihe cyo gupfa akaga kaje avuga ati mama il faut un foyer songe sérieusement à tout cela igihe cyose ugiye kubaka urugo utekereza ku Mana faute de quoi on risquerait de subir un échec total nudafashwa n'Imana uzatsindwa burundu mu byo ubamo byose uronse promete un monde de joie de tendresse et de beauté utagize Imana warira wahura n'amakuba aho watekerezaga ibyishimo impuhwe n'ubwiza byapfa bikagupfana l'affection qui attire un jeune homme vers sa fiancée burya rwa rukundo rureshya umuhungu ku mukobwa vice versa no ku mukobwa ari uko a quelque chose de divin burya no ku by'Imana fait partie de cette religion que trop souvent on ignore ibizatuma mukomeza gukundana burundu ubuzima bwanyu bwose nibyayobokamana benshi mutitayeho niyo mpamvu dukeneye rero hagati une muraille qui protège le foyer de tous les dangers qui le menacent c'est le culte de famille célébré matin et soir ubundi urukuta rurinda umuryango ni amasengesho ya mu gitondo n'aya nimugoroba ngurwo ntabwo ari rwa rukuta rw'inzu si urw'igipangu si urw'intebe oya si urw'icyumba rero foyer ou de fondation hahirwa urugo mbere y'uko uhereye umunsi rwashinzwe chaque journée commence et se termine par la prière faite en commun n'ubundi ingo za benshi zikomeye ni izitangiza amasengesho mu gitondo zigasozesha amasengesho zigiye kuryama ni data wa twese utujyane mu isi mu gitondo wajya kuryama ni data wa twese wakoze kuturinda uturinde muri iri joro ngibyo ibirinda abantu mu buzima bwabo rero reka twese umuntu wese yongere yerekeza amaso ahangiye gusoma kugira ngo mu gihe twita kuri ubu buzima twita no ku bindi bikenewe cyane tumenye neza ngo ukeneye ibigufasha mu buzima ukeneye ibyakunganira mu buzima ukeneye kugira ngo uzashobore nibura gufashwa ibyayi bizagufasha kugira ngo nibura uhangane n'inzoga bizagusangwa nk'icyitwa mante ibaho yarangiza uzarya tungurusumu nabyo irafasha saho gusa ahubwo ifite byinshi cyane yagufashamo aho dusabwa ngo nibura buri wese abashe kumenya mu gihe nk'iki ngiki kuko turi mu gihe cyo kumenya no gusobanukirwa rero ntatinze cyane kuri iyi ngingo reka dusabe Imana ngo iturinde ibisindisha kandi buri wese muri twe yumve mu nshingano yo guhagarara nk'uko Imana ishaka Imana ibidushoboze mu izina rya Yesu amen.